Inshuti z'Imana, izina ry'Uhoraho niryo rikwiye kwizerwa. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa gatatu tariki ya 22 Mutarama 2020. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cya mbere cya Samweli, umutwe wa 17, murongo 32 kugeza kwa 33, n'uwa 37 ndetse n'umurongo wa 40 kugeza kwa 51. Zaburi ni 144. Ivanjiri ni yanditswe na Mariko, umutwe wa 2, umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Umunsi umwe Yezu yongera kwinjira mu isengero, maze ahasanga umuntu wari ufite ikiganza cyumiranye. Ubwo bagenzuraga Yezu ngo barebe ko amukiza ku munsi w'isabato, bagira ngo babone icyo bamurega. Nuko abwira uwo muntu wari ufite ikiganza cyumiranye ati, haguruka uze hano hagati. Maze arababwira ati, niki cyemewe ku munsi w'isabato, ari ukugira neza cyangwa ari ukugira nabi, ari ugukiza umuntu cyangwa se kumwica? Nyamara bo baraceceka. Nuko abaranganyamwe amaso arakaye, ashavujwe n'imitima yabo yanangiye. Niko kubwira uwo muntu ati, rambura ikiganza cyawe. Nuko arakirambura, kirakira. Abafarizeyi basohotse, bahera ko bajya inama n'abaherodiyani yo gushaka uko bamwicisha. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, mureke Imana idukoreshe nibwo tuzatsinda. Kwiringira izina ry'Imana. Mu isomo rya mbere twumvise ukuntu Dawudi yakoreshejwe n'Imana agatsinda igihangange Goliyati wari waramaze Abayisiraheli abajujubya kandi abica. Burya iyo ukomeye wiringira abakomeye kandi ugakoresha ibintu bihenze urwana cyangwa wirinda. Byumvikane ko nta Mana ushobora gukenera, kuko Imana yo kubera kwiyoroshya kwayo nayo ikorera mu woroheje nka Dawudi. Nabo bagakoresha ibintu byoroheje bitangaje, mbese nk'udutubuye duhangaye igihangange Goliyati. Dore ijambo rihamya ukwizera Imana kwa Dawudi igihe Goliyati yamusuzuguraga ati, wowe unteye witwaje inkota, intambi n'icumu, naho nje nitwaje izina ry'Uhoraho umushobora byose, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Muvandimwe, kimwe mu kizakubwira ko ukomeye, uzajya wiyumvisha ko ibitekerezo byawe ari byo bikaze, intwaro zawe ufite arizo zikaze nka Goliyati, ari wowe gusa uri mukuri. Mu Ivanjiri twumvise abafarizeyi bakagatiza, bafite umugaga, bakomeye ku isabato, kandi nyirayo Yezu arahibereye. Yezu niwe uha isabato igisobanuro nyakuri, niwe mugenga wayo. Nibyo koko ijambo isabato rirakaze, riva ku kilatini sabatum, naryo riva ku gihebureyi shabat hopo, ikiruhuko. Wari umunsi w'ikiruhuko ku Bayahudi no gusenga Imana. Wari ufite akamaro ku buryo butatu. Rimwe, ku bacakara n'umusuhuke, ni ikiruhuko no guhumeka, kubohoka, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'imuka Misiri, umutwe wa 23, umurongo wa 12. Kabiri, umurimo w'umuntu yigana uw'Imana yakoze mu minsi 6, ikaruhuka ku munsi wa 7. Ni ikiruhuko gitagatifu, iyimuka Misiri, umutwe wa 31, umurongo wa 13. Gatatu, ikimenyetso cy'Imana cyo gutagatifuza umuryango wayo. Ezekiyeli, umutwe wa 20, umurongo wa 12. Ni naha Yezu mu isezerano rishya afatira igisobanuro cy'uko umunsi w'isabato, umunsi Yezu yazutseho, ni umunsi w'ikiruhuko, ni umunsi w'umukiro, wo gucungurwa, wo kugirira abandi neza, ntabwo ari ukugira nabi, wo gukora neza, wo gutabara, wo gukiza, wo gutagatifuza abana b'Imana. Ni no kuri uyu munsi Yezu akijije umuntu wari ufite ikiganza cyumiranye, bikarakaza abafarizayi, kuko ngo abikoze ku isabato. Nyamara uku kwivumbura no gufunga umutwe kw'abafarizayi ntacyo bihungabanya ku mugambi mwiza Yezu afite wo gukiza abantu. Akayamvugo igira iti, urusaku rw'imbwa ntirubuza umugabo kwirira imboga ze, kandi ngo uburakari bw'imbwa bushira mu kuzunguza umurizo. Bafarizayi mwitonde, ntacyo mushobora gutwara Yezu. Bavandimwe, izina ry'Imana niryo ryatabaye Dawudi kuri Goliyati. Uyu wari wararemaye ikiganza ni Yezu umukijije. Iri zina rya Yezu rikomeza gukora ibitangaza rikiza. Izina rya Yezu ni intwari idasigwa, ni naryo intumwa zakomezaga zamamaza ko atari ku bwazo zakoze ibyo, ahubwo ari mu izina rya Yezu. Nuko Petero akadushishikariza kuryiyambaza mu gitabo cye byakozwe n'intumwa, umutwe wa 2, umurongo wa 21 ati,
ubwo rero umuntu wese uziyambaza izina rya Nyagasani azakizwa. Muvandimwe, wowe wishingikirije iki? Ni izihe ntwaro zikurengera ufite? Ese umeze nka Goliyati cyangwa umeze nka Dawudi? Ufite ibirwanisho cyangwa n'izina ry'Imana? Ni izihe ntwaro ufite muvandimwe? Burya abantu bakomeye bagira ubwoba. Birasekeje kubona umuntu w'umugabo w'umukungu arindwa n'imbwa. Imbwa ye akaba ariyo yashyizemo amizero ye, ku buryo iyo ari kumwe n'imbwa ye yumva afite umutekano usesuye. Ye baba we, abagabo barindwa n'imbwa koko? Dawudi aduhaye urugero rwiza rw'amayeri yo gutsinda umwanzi. Arashushanya amayeri abakristo bakoresha batsinda shitani. Ese mubyeyi, ufite amayeri ujya utsindishamo shitani? Aturuka ku Mana ayo mayeri cyangwa nayo Sekibi yaguhaye? Kera abarimu bagikubita abana bagafata akanyafu bakabahana, naho ureka ubu hari abana kubera ubwoba batinyaga inkoni. Noneho hari bamwe bajyaga ku ishuri bakabanza gupfundika ubwatsi mu ishyamba, bakiremanywa icyizere cy'uko batari buze gukubitwa mu ishuri ngo ni ugutsirika mwarimu. Abandi bagashyira mu kwaha cyangwa mu ruhago ikintu cyitwa mudakubitwa. Ubwo umwana yabona mwarimu atamukubise uwo munsi agataha yidoga ngo ni ya mayeri yakoresheje, kandi agashishikariza abandi ubwo buryo. Nyamara ababyeyi, hari abantu benshi bikururira imivumo bakambarira ku mpigi n'ibiheko ngo baze kugira amashaba. Ngo hari inzira wanyuramo ikagutera amashaba, ngo hari n'indi wanyuramo ikagutera umwaku, ngo hari umuntu wabona mu gitondo bikabirabu ukajya witwaza intwaro nk'iza Goliyati ukibagirwa izina ry'Imana Dawudi yatsindishije. Twibuke ko umuntu ukunda umuhoza mu kanwa, ukamuhamagara, ukamutabaza igihe cyose. Hari mu ngo zimwe na zimwe bafite umuco mwiza wo kwibutsa izina rya Yezu no kurihamagara buri kanya. Bajya kurya bagasiga isahani ya Yezu, bakayaruriraho ibiryo, bakayiha umukene. Bakagira intebe ya Yezu, umwambaro wa Yezu, icyumba cya Yezu, itungo rya Yezu, urukweto rwa Yezu, isahani ya Yezu n'ibindi byinshi bya Yezu. Ubwo ni uburyo bwiza bwo gusangira na Yezu no kumva ko buri gihe Yezu muri kumwe, aho kwiringira amacumu, imbwa, imbunda, ibiheko, amashaba, impigi, ibipupe. Muvandimwe, iringira izina ry'Imana, iringira izina rya Yezu, kandi ntukajye witira ibyo wagezeho byiza. Ni Imana yabigushoboje nka Dawudi. Imitsindo ni Imana. Izina rya Yezu rifite ububasha, rirakaze, rirakiza. Hahirwa biyambaza iryo zina baratsinda. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladisirasi, murezi mu Iseminari Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu.